placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children, and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry.
icyo gihe gusaba icyemezo kigaragaza ko uri umupfakazi. Iyo ushaka gushyingirwa wujuje ibyangombwa akazana icyangombwa kigaragaza igihe yavukiye, kigaragaza imyaka y'ubukure bafite 21, akatuzanira n'icyangombwa kigaragaza ko ari umusibateri ugaragara cyangwa se utatandukanye n'amategeko cyangwa se cy'uko kuba yabashingiye muri iyo nama y'umupfakazi. Icyo gihe tuba tubonye uburyo bwo kuranga icyo bita kukurasebeba ni ukuranga, ni nacyo gikorwa ugatubwirana mbere gukora. Icyo gihe turakuranga biteganya ko byibuze ugomba gukorwa mu minsi 20, unakanda mu minsi 20 kugira ngo umuntu wawe wese w'igihugu wese aze agaragaze mbere y'uko wa muntu asezerana. Kugeza amasaha rero abantu bose bicaye aha ngaha nta muntu wigeze zo kugaragaza ko aba bantu ari impamvu yatumye basezerana. Uwaza kubigaragaza wenda kutubwira nyuma ko hari impamvu yatuma umwe muri abo aha ngaha atashyingirwa, ariko kugeza amasaha ayandi. Nanone kugira ngo umuntu ashyingirwe, usibye ibyo twavuze bituma habaho kuramba, hari ibisabwa kugira ngo umuntu asezerane. Icya mbere imyaka yavuga, imyaka y'ubukure mu bihugu bitandukanye harimo ibya Afurika n'ibyo n'ahandi hirya no hino, hari aho bateganya ko gushyingirwa ushobora kuba imyaka 18, 16, ariko mu Rwanda imyaka y'ubukure imyaka 18, imyaka 20 uko nabivuze kare. Umushingamateka w'u Rwanda ushobora kuba yarategereje ko byibuze mu myaka 20 umuntu ushaka gushyingirwa aba afite kapasite cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yatekereza umuryango, ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuba yakwakira imibereho cyangwa se ubuzima barimo n'uwo bashyingiranywe. Icyo gihe rero iyo ufite imyaka mike hari udashobora kujera mugenzi wawe mu myitwarire ye, mu bikorwa ye cyangwa se mu buzima bw'umuryango, biba ngombwa rero ko umushingamateka ari legislateur ashyiraho byibuze umuntu akaba afite ubushobozi. Mu myaka 20 umuntu aba afite kapasite yo gutekereza umuryango. Ikindi gisabwa ni uko abashyingiranywe bagomba kuba badafitanye amasano y'ubugufi. Amasano y'ubugufi muri Faransa bavuga ko igiye collateral cyangwa se isanira bijyanye n'ibari gusenge na ba nyirarume. Umuntu agomba kuba byibuze hagati y'abashyingiranywe hari ibisabwa hejuru y'igisubizo cya karindwi. Hejuru y'igisubizo cya karindwi icyo gihe abantu bashobora gushyingirana, bagomba kuba badafitanye amasano y'ubugufi. Ikibazo ni uko kugeza ubu ngubu abantu baba bishingira cyangwa se basezerana abenshi babajije bakabwira igisubizo cyangwa gusangira cyangwa ariko iteko rivuga ko ndavuga iyo babajije ibisubizo byabo arabagiyeho kanaka akabikira aho ngaho gatanu, ariko iteko rivuga ko byibuze abashyingiranywe bagomba kuba bari hejuru y'isekuruza amasano hejuru y'isekuruza cya karindwi. Ikindi gisabwa kandi abashaka gushyingiranywa bagomba kuba badahuje ibitsina. Abantu bakurikirana muri radiyo mwumva henshi bemeza itegeko ryemeza ko abantu bahuje ibitsina basezerana, ariko mu Rwanda ntabwo ariko bimeze. Itegeko ryemeza ko ubukwe bwemewe cyangwa se gushyingirwa kwemewe ari ubukozwe hagati y'umugabo umwe n'umugore, umukobwa n'umuhungu. Ibyo bitega ku ngingo ya 67 itegeko ry'umuryango. Mu Rwanda rero yabarangana igihe umuntu yabasezerana n'undi, kuko itegeko ryo rigaragaza neza rivuga ko abantu bari gushyingirwa kwemewe ari ubukozwe hagati y'umugabo n'umugore. Hari uburyo butatu bwo gufunga urutugu.
abashingiranywe bahitamo umwe akaba ariko bwandikwa mu gitabo cy'irangamimerere. Nayo mpamvu itegeko ryaravuguruwe, ubusanzwe twazaga tukigisha abageni hano tukabasobanurira itegeko riva ku cy'umutungo, hanyuma mugahitamo uburyo bwose bwandikishije. Ariko itegeko rishya ryagiyeho ryateganyije ko byibuze mu minsi ibiri mbere y'uko bushyingirwa, mbere y'uko abantu bashyingirwa, bagomba kubanza gusobanurirwa ibijyanye n'itegeko, cyane cyane ibijyanye n'umutungo w'imitungo. Impamvu ni iyihe? Ni ukugira ngo mugere mu biganiro muze mwabivuganyeho, ufate umwanzuro mwicariye, mwaganiriyeho, ufate icyemezo. Ndagira ngo rero mbabwire ko ubwo bitatu tugiye kubasobanurira kugira ngo n'abandi bose batunze, ushobora kuba hari abandi hano batarasezerana, hashobora kuba hari abashinzwe ariko cyangwa hari abandi baje mu gihe n'amategeko batatu uburyo harimo n'abajyanama bandi baje bahita. Uburyo bwa mbere bwo gucunga umutungo ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange ni uburyo abashingiranywe bahitamo bavanga umutungo wabo, waba umutungo wimukanwa, waba umutungo utimukanwa, ndetse n'imyenda. Umutungo wimukanwa, utimukanwa, harimo n'ibindi. Ibi ni ivangamutungo mu mahanga. Iyo muvanze umutungo mu mahanga, ni ukuvuga ngo buri wese azana ibyo yari afite, ukabivanga, niba ufite umwenda ukawuvanga, iyo habaye impamvu umutungo bashyingiranywe batandukana, ya mitungo murayigabanya ku buryo bungana. Niba washatse umugabo ufite umwenda w'ibiro 10, ariko mu mitungo utimukanwa ntawe afite, imitungo yimukanwa ntayo afite, icyo gihe muravanga, uba ufite isambu n'ifamu ukavanga nawe ufite y'ibiro 10, rero habaye impamvu turi gutandukana, ya mitungo murayigabanya, nawe avuye kubarirwa mu mitungo. Kandi ibihembo n'isangano mubifata no kuzahera kubakira ko birakubasha. Kuko buri wese afite uburyo yasanganywe, hanyuma rero ibyo tuzabafasha kubana babiba. Uyu niyo bavuga umuhanzi. Hari bavuga bisesuye, bavuga bisesuye uburyo bashyigikira bahitamo umutungo wabo, bavangura umutungo wabo, bagahura gusa bizatunga urugo. Buri wese akagira umutungo we, akawicungaho na konti agiye, ariko muri kumvikana ku buryo buzatunga umuryango wacu. Ubwo ni bwo buryo butatu. Mbere y'uko tuvugaho rero ukagira ngo wenda baze abageni bacu babana bahagije kugira ngo baze kutubwira uburyo bahisemo abari barimo bwandikwa hano mu gitabo cy'irangamimerere. Hanyuma Theoneste ashaka ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange. Sharon. Ivangamutungo rusange. Yewe Theoneste maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ntangaza ko wowe na Sengesho Charlotte ube umugore tuzabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda avuga. Yewe Sengesho Charlotte maze kumva amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ntangazo ko wowe Murenzi Theoneste tubana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko y'u Rwanda ateganya.
umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Yewe Nyiragire Doki umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Gisozi maze kumva amasezerano maze gusezerana kuri imbere ya ruhame rwa benshi ishingiye kandi ku bubasha bwangwa n'amategeko zemeje ko ku ngufu bishyira nk'uko amategeko yabiteganya. Itangazo ku mugaragaro ko mwandike n'abasore uhereye ku isoko ry'imikorere babaye n'abagore bitewe n'amategeko tukaba tubasaba ko mwabaye imiryango kuko bashakanye. Haranditse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Ibyo nukuri naguhawe n'Imana. Umunsi wa baga mu maso ukanyemerera ko tubana. Ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana umukunzi wanjye. Hari icyo nabura gutaraza ubu nduzuye. Ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi. Nabigize inshingano zanjye uhora unezerewe kuva umunsi wa nde. Twishimiye abageni bacu tumaze kwakira muri aka kanya, ariko byaba byiza tubakirije ishingisho. Usaba w'inkwakuzi wa pasiteri bari hano benshi, turabizi ko ari mu bakirisitu benshi, ahaguruke atwakire yakire abageni bacu bakize isengesho. Reka tugejeje twese Mana turagushimiye kandi turagumbaje cyane kuko uri data wa twese mwiza. Izina ryawe Uwiteka niryo zina rya nikwabwira umugaragu wawe Mose. Uramubwira ngo mpera ikintu mwitangire nkakigeza misoza. Urangije uramubwira ngo ndi Imana ishoboye ibintu byose. Turagushimiye rero kuko ushoboye ibintu byose, ni nacyo gituma twicaye hano kandi ukaba warakoze ibikomeye natwe tukaba twishimye. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kuko rero watangiye umushinga w'aba bana ukaba uwugejeje ahangaha. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye cyane uburyo wabanye natwe ukabana n'aba bantu bose bari muri uru rugo, kandi ukaba waturemeye uyu munsi kugira ngo tunezererwemo hamwe na bene data. Iyo mpamvu tuvuye muri iki cyiciro bavuye mu murenge dufatanyije nabo ibyishimo n'umunezero
kandi dushyiraniye hejuru izina ryawe tuvuga ngo ntuhimbazwe kuko ari wowe wabaye mu ruhande rwabo ukabana nabo ukabashyikiriza kuri uyu munsi ukabaremera ibi byishimo n'umunezero hamwe n'inshuti n'abavandimwe n'imiryango dufatanyije nabo amashimwe turavuze ngo izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Niyo mpamvu rero twicaye aha hantu turagusabye kugira ngo nuduhe kugubwa neza kandi ibihe byiza biboneke mu mitima yacu. Yewe dusengeye ibintu byose biri bukorerwa aha ngaha kugira ngo ntaba ari umwana w'umuntu ahubwo izina ryawe ryonyine rihimbazwe. Nuganze ufashe ibintu byose bigiye gukorwa bavuga amagambo ibyo kurya n'ibyo kunywa byose turabisengeye kugira ngo nibyezwe n'amaraso ya Kristo Yesu kandi ibiganiro byacu bibi byera imitima yacu ikomeze kunezererwa Imana. Urakoze rero komeza kudufasha no kutugirira neza kandi umugisha w'Imana uboneka kuri buri wese mu izina rya Kristo Yesu amen. rero twishimiye kwakira isengesho twakiriye abageni bacu Charlotte na Toneste bamaze gusezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda. Ubu rero twavuga rwose ko ari umugabo n'umugore igihe bitegereje kuzanyura imbere y'abapasitori imbere y'itorero ry'Imana kugira ngo nabo babahe umugisha. Rero umuhango dutangira ntabwo uba muremure cyane kubera abantu baza gusubira bamwe mu majyepfo abandi mu majyaruguru. Muzi ko imiryango y'abageni bacu bombi bamwe bari mu majyaruguru abandi bari mu majyepfo. Uyu munsi rero turagira ngo tubihine ariko nanone twagomba gutandukana tuvuye gusinya imbere y'amategeko tutabonanye. Ubu rero turaza guha ijambo uhagarariye umuryango wa Toneste Kalinda kugira ngo agire nawe icyo abwira imbaga iteraniye hano ku byishimo dufite byo kwakira abageni bacu uyu munsi. Murakoze. Ubu rero nasaba abahagarariye mu muryango wa Toneste guhaguruka agaha ikaze umukazana natwe twese twaherekeje abana umuhungu wacu n'umugeni. Murakoze. Murakoze. Muhaye ikaze Charlotte na Toneste bamuduteganyirije hano kuri uyu munsi. Turabashimiye ko umugambi wanyu mwapanze batangiye kugerwaho kandi tubifurije ko n'ibisigaye imbere nabyo tubishyize imbere y'Imana nabyo Imana ikazabidufasha mukabigeraho. Tubifurije rero urugendo mwatangiye ko tuzarusoza neza kandi namwe mwese turabashimiye ko mwagize ubwitange ku mpande zose, yaba ari inshuti za Charlotte, yaba ari inshuti za Toneste, yaba ari inshuti z'umuryango yombi, kuba mwatoye igihe cyanyu mukaza kubahiriza gahunda z'abageni bacu ku rugendo rwabo batangiye. Turabishimiye rero, tubahaye ikaze ibyo mwatangiye kugeraho kuri uyu munsi. Nakoze uhagarariye umuryango wa Kalinda ariko nubwo wenda tutari dusaba uhagarariye umuryango wa Charlotte kugira uyu munsi kuko akeka ko mu cyumweru gitaha wenda aribwo azagira icyo atubwira, ariko twasaba abantu bose baje bahagarariye umuryango
abantu baje baherekeje Charlotte n'urugendo rwe atangiye imbere y'amategeko mu kigo gitabika imbere y'Imana ko bahaguruka tukabaramutsa. Turabasaba guhaguruka gusa tukabaramutsa. You placed gold on my finger. You brought love like I've never known. You gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong when I'm tired and weak. I could search this whole world over, you'd still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend.